Bruce Melody rero icyamamare cyanyu ngo impamvu mubona cyabuze kuri izi mbuga nkoranyambaga ngo nukubera ko aka kanya kitakibarizwa mu rugo rwacyo, muri make cyagiye kuba mu rundi rugo ngo kubera ko ngo yatandukanye n'umugore bapfa ko ataha amajoro. Bruce Melody ngo ataha amajoro ngo ariyo nayo mpamvu umugore we Katenin yahise avuga ati ibi bintu urebe ukuntu bihindura, maze Bruce Melody arangije we akugira ngo abihindure ahita ajya kwibera ku mugore wa kabiri Mami Ladiva. Ikindi kandi nuko uyu mugore nyine yararambiwe kubona Bruce Melody ngo ataha amajoro cyane, yarangiza ngagacamo nk'iminsi igera kuri 4 atarataha mu rugo, ngo bikaba ari ibintu nyine byakomeje kumubabaza, maze yamubwira ati ntuzongere nyine uje wihangana utahe kare kandi umenyeshe basi ngo uri mu biki, maze Bruce Melody bimurambiye nawe ahita yigira kwirebera Mami Ladiva. Kazungu ka boss yanditse ati mbega ibintu bibabaza we, mu myaka yashize ndibuka aba YouTuber bajya kwa se wa The Ben, arangije aravuga ati rest in peace to him, akiriho bagira ngo berekane ko The Ben atazi kwita kuri famiye ye. Birababaje kubona umugabo nk'uriya ukorera amafaranga arenga miliyoni 20 mu gitaramo kimwe, cyangwa akamamariza Primus agahembwa arenga miliyoni 100, none umugore we iduka ry'imyenda ryarahombye. Aya ni amakuru Kazungu ka boss yanditse. Iduka ry'umugore we nyine acururizamo imyenda ryarahombye, umurara yanga kumuha ikindi gishoro. Nawe baze ko yanze kumuha ikindi gishoro. Mama w'abana abayeho nabi, ubu akatamatike muri agency zimwe zitwara abagenzi. Mana yanjye, ngaho nyumvira aya makuru koko. Aya makuru ni amakuru abantu bose bumvisha agahinda kakabica, bakavuga bati kubera iki Bruce Melody yabaye gutya, byagenze bite? Muri comment abantu bakomeje kunenga cyane banenga Bruce Melody. Bamwe bati ibi bintu bishoboka bite, ni gute Bruce Melody yakoze igikorwa cy'ububwa bungana gutya, kuba nyina tata n'umugore ingamutana icyubahiro, agire n'amafaranga muha nyine yo kugira ngo abeho neza. Ni ikibazo abantu bakomeje kwibaza. Abantu bati ibi bintu ntago byumvikana uburyo ki umuhanzi ukomeye ukorera aya mafaranga yifata agatuma umugore amupyinagaza akamushyira hasi ku rwego, navuga ko umugore ari ku rwego ruciriritse hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bantu bakennye. Wenda ibi bintu by'amatike nta makuru mbifiteho, ariko kuba yarahombye iduka byo ni ibyanyabyo. Yahombye mu iduka ari gucuruza kubera ibibazo byinshi. Murabyumva, umugore wifitiye abana 2 batitwaho n'umugabo, kuba yahomba ni ibintu byumvikana. Ariko Bruce Melody ntanareba ngo umugore yahombye, reka nshyiremo amafaranga akomeza acuruza. Ngahibaze nawe, ngahibaze icyamamare dukunda Bruce Melody urwego kigezeho. Ageze ku rwego rwo kujya ahemuka, maze yarangiza akagenda kabura, tukagira ngo ni umupanga arimo, ariko mu by'ukuri urugo rwe ntiruhagaze neza. Yagiye ko bita Mami Ladiva, ubu yibera kwa Mami Ladiva. Ejo bundi nibyo nababwiye ngo Dumba yagiye ku mbuga nkoranyambaga, yabwira Mami Ladiva ati Mami Ladiva, urarekura umugabo w'abandi cyangwa se uzamurekana inyonjo nyine tu. Ni ikibazo uwo wita Dumba yavuze, avuga ati urarekura umugabo w'abandi. Ngaho rero nawe munyumvire rwose urwego ibintu bigezeho. Twatangiye Bruce Melody ari umuntu tuzi mu muziki gusa, tuzi mu matiku ya we na The Ben, ariko ubu ngubu noneho bigeze aho bikomeye, bigeze aho Bruce Melody utangiye kuvuga ngo umuryango we bimeze bite. Kandi ikindi gihe twabonaga ari ibintu bihishe, dore ko uyu mugore wa Bruce Melody ikintu cyose cyiswe imbuga nkoranyambaga yitandukanyije nacyo. Ni umugore utarashatse kugaragara kuri izi mbuga nkoranyambaga. Sinzi ngo ninde ni Bruce Melody wabishatse cyangwa se n'uyu mugore. Ngahibaze noneho igihe azazira kuri izi mbuga nkoranyambaga agatangira kuvuga ukuri kw'ibintu byose byamubayeho. Ndakubwiza ukuri, iki gihe Bruce Melody azaba ari kujya hasi cyane,
kubera ko uyu mugore abitse byinshi, asa n'umuntu ubitse byinshi cyane mu buryo bufatika, kubera ko niba tubona aya makuru ariyo yasohotse, ngahibaza amakuru yo mu gikari tuba tutazi kuva kera, tutazi uburyo bahuye, tutazi uburyo babanye, uburyo babyaranye abana. Bruce Melody avugwaho amagambo menshi nko kubyarana n'uwo bita Diane hariya muri Uganda, n'abandi benshi bagiye batandukanye bagiye bavugwa kuri Bruce Melody ko aryamana nabo. Ni ikibazo gikomeye cyane, umuntu yakomeza kwibaza ati se aba bantu babanye bati? Ni ikibazo rwose. Ariko abantu nabo bari kuvuga bati ibi bintu rwose ntago ari byiza, uyu muhungu wacu agerageze ahinduke, kubera ko uru rugo ararusenye. kandi ikibazo ntago ari ugusenya urugo, kuko nta muntu gusenya urugo ni ibintu bisanzwe, ariko guta umugore ukamutana abana bagera kuri 2 uba wumva akazabahata ukorera amamiliyoni. Uyu Bruce Melody akorera amamiliyoni menshi cyane, kubera ko ni umuhanzi w'icyamamare. Usibye na miliyoni, we afashe n'akanya gatoya akajya ku mbuga nkoranyambaga ho gato, niyo yavuga ngo mwohereze amafaranga, yakuramo amamiliyoni agafasha umuryango we. Ariko ugasanga ni umuntu wirirwa avuga ngo yafashije ba Kensoro, ba Element nabo bazamuye, ba Juno Kizigenza, ariko se yafashije iki umugore we? Ngayibaza umuntu bigira ngo hangajya gufasha. Bishatse kuvuga ko nabari yafasha si urukundo rwose, ntabwo rwaba ari urukundo, kuko niba udakunda umugore wawe wakubyariye abana, nta kindi kintu muri iyi si waba ukunda, ubwo se yabakunda iki? Ngaho nawe baza. Hanyuma rero ngaruke kuri uyu mukobwa ngo ni ikizungerezi cyatwaye umugore, cyatwaye umugabo w'abandi. Mamela Diva ni ikibazo rwose, yamaze kuba ikibazo kuri izi mbuga nkoranyambaga, amaze kuba ikibazo rwose, kandi yamaze kuba isereri, bitewe nuko ari we mugore uri kuvugwa nk'umugore mubi cyangwa se umukobwa mubi, bitewe nuko atatekereje ko uyu Bruce Melody afite umugore n'abana 2 yarangiza agashaka ko Bruce Melody nawe yamubera umugabo. Ngaho nawe wibaza, ubwo nyine sinzi ngashaka iki, ariko abantu nk'abo ngabo babishakira amafaranga. Birumvikana umuntu nk'umwe wayishakira amafaranga, ntago mvuze rya zina nshobora kumwita, ariko umuntu nk'uwo ikintu kigaragara ni amafaranga bashaka. Naho ibyo byo kuvuga ngo ufite umugore, ibyo ntibimureba, yishakira amafaranga. Ariko se nkibaza nti kubera iki batagira impuhwe? Reka nkubwire ngo aya makuru hano yasanze ni kuri Mega TV Rwanda, naho ngewe twari kumwe, banyita Ibel. Ciao, bye bye, tuzahura ubutaha ndi kukubwira andi makuru.